Yesu ashimwe, Yesu nashimwe. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba channel yacu ab'Imana bera. Imana ibaha imigisha myinshi kandi turabakunda ndetse turabishimira. Uwiteka Imana isumba byose yera kandi tuyahirengeye, ibaha imigisha. Mwarakoze cyane ko mwagiye mukanda subscribe mugiye kuri channel yacu. Ujya muri YouTube yawe ukandikamo ijambo ab'Imana bera mu nyuguti ntoya, ubundi warangiza ugakora subscribe. Ushobora no kujya kuri TikTok yawe ukandikamo ijambo ab'Imana bera, ubundi ukabibona ugakanda followers. So Imana ibaha imigisha rero, mwarakoze cyane. Uyu munsi reka mbasengere kuko ari cyo kintu cyanzanye, kandi Imana ibiteho, Imana ibagenzereze neza, amahoro y'Uwiteka abane namwe. Nongeye kubasuhuza rero abatuye mu mpande enye z'igihugu, abatuye ku isi hose, abatuye mu gihugu cy'u Rwanda, abatuye muri Amerika, abatuye muri za Canada, abatuye iburasirazuba n'iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abatuye mu mujyi wa Kigali ndetse n'abatuye mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu batuye ku isi hose ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Reka nisuhurize abari mu bihugu byo hirya no hino muri Amerika, ndetse data uwa twese abagirire neza kandi abahe imigisha. Mwarakoze cyane rero kugenda mukanda subscribe kuri channel yacu. Imana ibaha imigisha myinshi cyane. Reka rero amahoro y'Uwiteka abane namwe, kandi mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi igitangaza Uwiteka gukoreye, igitangaza kivugira kandi akuremera ishimwe rifatika. Reka imbaraga z'Imana tuyahirengeye ziboneke kuri buri wese. Reka rero nshuti bakunzi ba channel yacu ab'Imana bera, ni ukuri turanezerwa cyane iyo mukanze subscribe, kandi namwe mutazikanda ndanabagaya cyane, kubera yuko buriya munatwereka nuko muteye mu mitima yanyu. Utaguhaye subscribe ntiwagera niwe ngo akugaburire, ariko kandi gukanda n'urutoki gusa ugakanda subscribe kugira ngo ivugabutumwa rijye rizamuka cyangwa se ryaguke, numva nta kibazo kirimo. Niyo mpamvu nkomeje kubabwira ni rero mbiseguyeho mujye mwihangana ko dukoresha wenda tekinoloji za telefone, kubera yuko mutatureba uko mubyishimira, ntabwo turabona ibikoresho. Niyo mpamvu inkunga yanyu ibikenewe, za kamera ziba zikenewe, telefone nziza nzima zifotora neza biba bikenewe, ariko Imana ishimwe. Mbonereho no kwisegura ku bantu mwese mwagiye mubonaho ibintu by'amavideo bitameze neza cyangwa se adasa neza, tuba twagiye dutira za telefone zigiye zitandukanye tukifotora cyangwa se tukabikora. Rero mwihangane cyane, icyo dupfa nibyo mubwirizwa kandi bikabageraho. Icyo dupfa n'ijwi, ntabwo ari amashusho, ariko kandi burya ngo uwambaye neza agaragara neza. So reka rero dusenge mu izina rya Yesu, ubundi mbabwire icyari kinzanye. Imana ishimwe. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana wo ukuraho ibyaha by'abari mu isi, wowe utabara ugatabarukana intsinzi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti twongeye gusenga cyane. Dusenge abatuye isi yose, dusenge abatuye igihugu cy'u Rwanda, dusenge abatuye muri Uganda, za Amerika ndetse no muri za Canada no mu Burundi, dusenge abatuye mu gihugu cya Kongo, dusenge abantu bose bari ku isi hose. Reka ibihugu byose mwami bikwambaze kandi bikwamamaze. Reka imbaraga zawe ziboneke mwami, reka agakiza gasakare mu isi hose. Reka utange amahoro, reka utange amahoro, reka utange mwami ububyutse mu rusengero, reka utange agakiza. Yewe Yesu Kristo, ibyikakaza ubitesha agaciro, ibyishyira hejuru ubicisha bugufi, kandi uba ari wowe ushyirwa hejuru. Mu izina ry'Uwiteka mwami, babarira abantu ibyaha, kandi buri muntu wese wihana umubabarire mu izina rya Yesu. Uwiteka mwami, turasenze cyane, tukwatse imbaraga, tukwatse inkomezi, tukwatse uburinzi, tukwatse igitinyiro, tukwatse ubudahangarwa. Haleluya! Yesu Kristo mwene Dawidi, reka ineza yawe iboneka, reka gukomera kwawe kuza, reka ijwi ryawe riganze, kandi imbaraga ziyera ituyahirengeye zigere kuri buri munyarwanda wese, zigere ku muzungu, zigere ku mwirabura, zigere ku mwarabu, zigere ku muhinde, zigere ku mwisirayeli uwo ari we wese. Kandi mwami Imana isumba byose, ndakwinginze iha umugisha iyi channel, iha umugisha iyi channel ibashe kuzamurwa nawe, uba ari wowe
uyizamura, kuko mwami Imana abana b'abantu bo ntacyo badufasha. Uwiteka ariko we wadufashije, byakwemera wakorera muri bo mu izina rya Yesu. Turayisengeye iyi cano, turayisengeye mu izina rya Yesu, imbaraga zawe ziyibonekemo, kandi mwami duyihe kwaguka, yaguke mu izina rya Yesu. Kandi utange ibikoresho, duhe kamera, duhe telefone ya touch ifotora neza, duhe buri kintu cyose. Uwiteka mwami ababasha kureba amavugabutumwa bayarebe banezerewe. Ndagushimiye, ndaguhimbaje, kandi duhe abaterankunga, utanga abaterankunga, utanga abakoresponda mu izina rya Yesu. Uwiteka mwami duha abakoresponda, mwami Imana tugusabye imbaraga zawe, give me correspondence. Mana turagusenze kugira ngo bari wowe ukora mu izina rya Yesu, kandi imbaraga zawe ziboneka muri twe. Uwiteka dusengeye buri wese uguteza amatwi, buri wese ukubona. Uwiteka mwami dore urukundo rwashize mu gihugu, dore urukundo ntarwo abantu bakigira, dore urukundo mwami ntarwo rugihari, ariko garura urukundo mu bantu, garura agakiza mu bantu, garura amahoro mu bantu, garura umutekano mu bantu mu izina rya Yesu. Kandi mwami Imana bose ubagirire neza, kandi utwiteho mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana ushimwe kandi uhimbazwe ibihe byose. Byatsi Imana nizera izina rya Yesu, amen. Nongeye kubashimira rero, mbifurije amahoro y'Imana, ndetse kandi mbifurije ishya n'ihirwe. Uwiteka biteho kandi abagirire neza. Uyu munsi rero tubazaniye ijambo ry'Imana, ariko kandi ngira ngo nkumenyeshe ngo wowe utarakizwa urasabwa gukizwa. Wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza urasabwa kwegera itorero, urasabwa kwegera mushumba, urasabwa kwegera pasiteri, ugakizwa, ukabatizwa mu mazi menshi cyane kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Wowe urasabwa gukizwa, urasabwa kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, urasabwa kuba wakorera Imana ukazabona ubugingo buhoraho. Ndagira ngo nkwibutse icyazanye Yesu mu isi, kwari ukugira ngo ukizwe, kwari ukugira ngo agukureho ibyaha, ni ukugira ngo Yesu akumare agahinda n'akababaro wagiye unyuramo, ni ukugira ngo Yesu agutabare. Nagira ngo nkumenyeshe, kizwa, hindukira, korera ibyiza bishimwa n'Imana, uzabona ubugingo buhoraho. Va mu byaha ukora ibyiza. Birashoboka ko urusengero rw'iwanyu barukinze, ugatenebuka, ukagwa isari, ukagwa umwuma. Ongera ugarukire Imana, ongera ukizwe, ongera uhindukire, ongera ube mu by'Imana, ongera ugarukire Uwiteka. Nagira ngo nkumenyeshe ngo kiranuka ku gato na kanini, kuko namenye neza ko nta juru ry'umunyabyaha ribaho, namenye neza ko nta juru ry'umwibone ribaho, nta juru ry'umusambanyi ribaho, nta juru ry'umutinganyi ribaho, nta juru ry'usenga ibishushanyo ribaho, nta juru ry'usenga ibigirwamana ribaho. Ariko wowe nukizwa ugakorera Yesu, ukamwamamaza, ukamwemera, akaba umwami, akaba umukiza mu buzima bwawe, Yesu aragutabara, Yesu araza mu byawe, Yesu arakora imirimo n'ibitangaza, kandi Yesu arakwiyereka. Ndagira ngo nkumenyeshe, Uwiteka Imana ndamushimira yuko yangiriye neza, ndamushimira yuko abanye n'abantu be, kandi ndagira ngo nkumenyeshe ngo wowe kizwa, ukora ibishimwa n'Imana, uzabona ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe, Imana ishimwe. Nababwiye rero ko amazina yanjye nitwa Nduwimana Jean Claude, ndi umusore ukeneye gutabarwa n'Imana, kandi ndi umusore uri ku isoko ry'Imana, ndi no ku isoko y'umugisha. Uwiteka ashimwe. Rero nagira ngo nkumenyeshe ngo wowe hindukira, ukora ibyiza bishimwa n'Imana, uzabona ubugingo buhoraho. Nagira ngo nkumenyeshe, waba ukomeye, waba woroheje, waba ugize icyo ushinzwe, waba utakigize, waba utagifite, gukizwa n'inshingano ku buzima bwawe, gukizwa n'intego ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo ijambo ry'Imana rimbwiye ngo iki, rirambwiye ngo ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 5 haravuze ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi Uwiteka ntazanagura izina rye nato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo Uwiteka azaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Ngo ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero ye. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo unesha akanesha ibyaha, unesha akanesha ubusambanyi, unesha akanesha ubwibone, unesha akanesha ubutinganyi, unesha akanesha kujya mu bapfumu, akanesha kwivurisha imiti ya kinyarwanda. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka aragukeneye, Uwiteka aragushaka, Uwiteka ari kukubwiriza, akubwira ngo hindukira, akubwira ngo garukiraho. Ye wa musambanyi we, garukiraho. Wa mwibone we, garukiraho. We wa mujura we, wa mutinganyi we, wa munyamabwa we, garukiraho. Uwiteka aragukeneye. Uwiteka yicaye ku ntebe y'imbabazi, arashaka kubabarira. Ijambo rivuze ngo iki? Riravuze ngo naho ibyaha byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera, nawe byatukura
birahinduka nka sheregi. Ndagira ngo nkubwire ngo nta cyaha Imana itababarira. wowe wihane hanyuma ukizwe, ubatizwe mu mazi menshi, uzabona ubugingo buhoraho. Kuko mesaje nkuzaniye ndakubwira ngo Uwiteka aje guhemba kandi aje guhana. Niyo mpamvu wahindukira, niyo mpamvu wakora ibyiza bishimwa n'Uwiteka ukazabona ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya ivuze ngo nukora neza se ntuzemerwa. Ngaho ukora neza kugira ngo uzemerwe. Kora neza uzabona ubugingo buhoraho. Kora neza uzabona ibihembo by'Imana. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Ibyahishuriwe Yohana 22:12 haravuze ngo dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite, kandi ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ni njye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha ibyaha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe azaba umwana wanjye. Ngwarika abanyabyaha, abanyabwoba, n'abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, arirwo rupfu rwa kabiri. Imana igukomeze kandi nanjye nkomeze, hanyuma kandi dukiranuke ku gatoya n'akanini, twere imbuto zikwiriye abihanye, tuzabona ubugingo. Imana ishimwe. Rero Mwami Yesu, umwana w'intama w'Imana, wowe ukuraho ibyaha by'abari mu isi, wowe utabara ugatabarukana intsinzi, babarira buri muntu wese kandi urengere buri muntu wese. Reka Mwami wumvishire ijambo ryose akizwe nawe, kandi imbaraga zawe zimubonekeho, kandi ubwiza bwawe bumuhe guhinduka no guhindukira, kandi akizwe, abatizwe mu mazi menshi, azabona ubugingo buhoraho. Reka uwaguye ngo kubera ko urusengero rwakinzwe, Mwami yongera abyuke. Reka Mwami Imana Uwiteka uwari atakijya gusenga abasha abone gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Witeka Mana isumba byose, tanga agakiza mu gihugu, tanga amahoro mu gihugu, tanga agakiza mu isi hose, kandi utanga agakiza ku baturiye mu isi hose, kandi amahanga yose n'amavi yose bigupfukamire, bibone yuko uri umwami. Ndagushimiye rero. Ngaho Mwami Imana isumba byose, rengera abantu bawe kandi urengera ubwoko bwawe, kandi gukomera kw'ijuru kuboneke, kubabonekeho ndetse kutubonekeho twese. Urakoze kabyara, nanjye mbyatsi Imana, nizera mu izina rya Yesu Kristo utabaye kandi ugatabarukana intsinzi. Amen. Ushobora kuduha telefona kuri 07823242 tugakomeza. Imana ibaha imigisha.